yewe Janine we ngo urashaka gutuma Robert yangara ye ntuzabibona amerwe nasubire mu isaho urumva Jani ngo urashaka gutuma Robert yangara ngo yicwa iye ngo ntuzabibona amerwe nasubire mu isaho niko Janine we wanshinze we wowe urafata abantu b'abagabo babiri bafite ubwenge bafite ibyo bakoreye igihugu ugatinyuka ukabavuga icyo bita ubusa wowe uravuga bad drama ngo afite umugore ngo niba w'umuzungu umugore ngo ki ugaragaza ko amutunze bari i Burayi umuca amazi nkaho ntacyo amaze nyine umugore amutunze niko disi wowe ufite iki inzu badrama aryamyemo uyiryamyemo kandi ushaka ko mukumva neza inzu badrama aryamyemo uyiryamyemo studio avugiramo urayifite imodoka agendamo urayifite wowe urara mu kimodoka nka homeless hako n'ubundi homeless uba mu modoka niho wirirwa niho ukorera ubwo video bwawe bwa TikTok niho ukorera video bwawe bw'amacana yose ushyiraho ubugoryi wowe kuva uyu munsi mwiseka modoka kapulupulu amba mukamodoka kahise wano amba Janine we mukamodoka amokeramo ubugoryi bwe bamba kapulupulu kamba mukamodoka Janine wa kigoryi we ukamokeramo wirirwa umokera mu modoka z'abandi iyo modoka wirirwa urahata ngo ukoreramo za TikTok usuzugura abandi ngo bavugira ngo kubikuta ngo biboze ngo bigaze ndagira ngo nkubaze wowe iyo modoka ukoreramo ni yawe ikubaruyeho niyo waguze amakuru ndayafite sasa ndakuziye iyo modoka uba watiye ngo uyikoreramo ama TikTok ngo wirirwe uzengurukamo ngo abantu bakubone ngo ufite imodoka wagicucu utagira ubwenge niba uri umukobwa muzima niba uri igitsina gore niba unagifite simbizi kizima ushobora gukora TikTok mu modoka ukavugiraho ubusa mu modoka ni uri ikigoryi pe wirirwa uvuga ngo abandi nta mazu bagira Sergeant Robert ngo ntaho gutaha afite ngo ntanze afite ngo ni ikigoryi ngo ntagira harara ngo yirirwa azenguruka niko disi we ndagira ngo nkubwire Robert arubatse afite umugore n'abana ntago ameze nkawe nako kada kawe urohamo wirirwa urohamo kadafite umumaro wowe se suri mama mbyirire Matrice wayikuyemo kubera ubusambanyi urarangaye kubera ubusambanyi no mu kanwa hararangaye kubera ubusambanyi kuse koko nkawe koko
nagusubiza iki? Robert ni umupapa wubatse, afite umugore n'abana, afite inzu. Ibyo ugishyize muri rajwenge yawe, nta hantu muhuriye my friend. Ubuse Robert ni umuntu wo kujya gukora TikTok mu modoka? Uragira ngo akumurikire imodoka se? Uri ikigoryi wowe nk'inyo yawe. Wowe uri ikigoryi nk'inyo yawe. Ni nko kukugeza muri Canada, wowe ni nk'umugisha kugwa mu mabyi. Kuko ngemba nkureba nkaho ukiri umuboyi, byakunaniye kubisiporuta. Mba nkureba niyo uvuga, mba nkurebamo ububoyi. Nta buyobozi nkurebamo, nta bwenge nkurebamo, n'isura yawe uri umuboyi. Urumva? N'ubu uracyakomba mu nnyo z'abazungu, uririrwa gutuka abagabo babiri b'abanyabwenge bakoreye igihugu, barwanira uburenganzira bwa muntu. Wowe uri nonsense wa mukobwa we. Nta bwenge ugira. Kuko iyo uza kuba ufite ubwenge, ntago wakavuze kuri Sergeant Robert cyangwa kuri Badrama. Nta bwenge ufite, nubwo kunya ntabwo ufite. Ariko reka nkwereke impamvu udafite ubwenge. Reba igihe wabahereye ubavuga, ntibagusubiza. Niba niha uri guvuga utera ubwoba Sergeant Robert ngo ari muri Kampala, ngo Sergeant Robert wowe ndakuburiye, ngo ndakuburiye, ngo wowe uri igiki? Uri igiki? Ubundi se uravuga inkotanyi urazizi kuri interahamwe? Wowe uri interahamwe. Turumvikana kuri interahamwe. Icya kabiri, ufite ibijigo nk'ibya Nyirahuku. Iso afungiwe jenoside mu Rwanda, ari mageragere. Urasama n'amajigo yawe. Inkotanyi urazizi? Uwaguha n'umurenge wa akagari wakayobora, urirwa wasama uri he wambwa we? Sori bambi imbwa bari ingabo, uri imbwakazi. Urirwa wasama. Inkotanyi urazizi? Ariko interahamwe z'iki gihe nazo rwose ziransetse. Ariko wowe nta n'uruvugira ufite kabisa. Uriho urisemba kuba wiciye, uriho urisemba kuba wahohoteye, uriho urisemba kuba atakuzi ko no kuba atazakumenya wowe. Ubwo hari urimo uravuga neza gutyo ngo cyasoba gisohore muri gereza, tangiye guciriramo inkonda wowe. Yo, pole disi nawe bazasohora, kuko amaraso y'Abanyarwanda yakarabye niyo yagusazije wowe. Nk'inkotanyi, Sergeant Robert ndakuburiye, ndakuburiye. Yo, mana we. Uramuburiye se uri igiki? Uri Imana ye? Uri Imana ye wowe? Uri igicucu cy'umukobwa. Uranyumva? N'undi munsi nguhe gasopo, n'undi munsi niwongera kuvuga kuri Sergeant Robert na Badrama, nzaguha kuri kwambaye ubusa, nguhe n'ikariso wambariyeho. Urumva? Nkubwire uburyo unya n'uburyo urara, na buri kimwe cyose nzagishyira hanze. Tubyumvikaneho.
hanyuma sasa ndashaka kuvuga kuri Madamu Marlene. Niko muyobozi we, ko twari tukuzi kuri umukozi w'Imana, ko twari tukuzi ko rwose usenga cyangwa uririmba abantu bagafashwa, ugahanura abantu bagafashwa. Ese ubundi wabaye Kibweteri ryari? Kibweteri muramwibuka yigeze gutwika abakristo muri Uganda? Nikumeze neza neza. Uririrwa wiba abagabo b'abandi bafite ingo bubatse. Ni wowe twareberagaho urugero rwiza nk'umumama ukunda Imana, nk'umumama w'umuhanuzi. None nk'abakristo bashaka gusenga koko by'ukuri bazaganaye? Uririrwa mara wibyuyo muratandukanye, uwa kabiri uramwibye muratandukanye, uwa gatatu numvisha noneho ngo wamwibye amakara. Miliyoni ze 20 wazishyize hehe madamu we? Kuri uradusebya, kuri uradusebya. Baravuga bati iyo winjiye mu bintu by'Imana ugasubira inyuma cyane ugusha n'amazuru. Wewe amazuru warayagwishije neza, ubanza yaranavuyeho. Ese ubundi uri umugore muzima ukabona wibye umugabo ufite urugo, akakubeshya ko we adafite urugo, nawe ukaruvamo urwawe mugahura, namwe mugatanduka. Ese wumva utaratewe? Widusebya wa mubyeyi we, widusebya. Subirana Imana yawe, iracyahari, iracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Ikubabarira ibyo wakoze byose, n'uwo mugabo amafaranga ye yamusubiza. Nge nakugira inama yo kumusubiza amafaranga ye. Niba koko miliyoni 20 warazimwibye z'amakara, emera uce bugufi usubize amafaranga y'abandi, kuko isi iraje ikoti. Wamubeshya urukundo agushoramo imari. Kubera icyo ubeshya urukundo ku muntu udakunda? Hama hamwe rero social media ikote. Urumva wa Marlene we? Ikote. Uribuka neza n'amajwi ndayafite, waratwihamagarishijwe. Imana irakuturinda tukumenya mbere. Ushaka kutwiba wowe Marlene, none abantu bose babamaze ku gasozi hose. Twe twarakumenye mbere, turakwihanganira, turabiceceka, ariko dufite amajwi yawe. Niba ngombwa tuzayacurangira abashuti ba Rita TV show. Rero nagira ngo ngusabye, nibuze ubwenge, subiza amafaranga y'abandi cyangwa se umwemere urukundo. Asubundi ubwo ufite urukundo? Nta rukundo ufite pe, ahubwo ni njye inama nakugira, isubirire mu Mana, kuko niyo yonyine yakwakira. Nta muntu ukikwitayeho habe namba. Uri igisebo hanze no mu Rwanda hose, nta muntu ukikwitayeho. Numva ko rero wasigara ku Mana yonyine, niyo yonyine ishobora kuguha imbabazi.
naho buri munyarwanda wese, buri munyaburayi wese, buri munyafurika wese uri igisebo kuri we. Inama nakugira ni ukwisubira mu Mana, ukayisaba imbabazi, ukayitereta. Ako suzi guteretara, ariko urabizi da abagabo ngo urabiteretera. Jewe nari ntinye kukuvuga yuko tunaziranye. Byose byacaga ahangaha numva bicaho numva, ariko ngezeho numva reka nanjye mbikubwirire kuri kamera. Nkubwire ngo nutitondera iyi si, Mama Irene yo iraje, isi yo iraje ikoti. Ariko Mana yanjye, Imana yari yarakwihereye impano y'ubuhanuzi. Abantu tugukunda, abamama tugukunda, warateye imbere kubera guhanura. None reba ukuntu wagushije amazuru, ni ukuri waravangiwe. Wakwemeye ukagarukira Imana, ukayisaba imbabazi ko ari inyembabazi, ko byose bishoboka. Wa mubyeyi we, koko nta muntu n'umwe ugusigayeho, ukihana. Nk'uko bagushyira kuri social media bagaragaza abagabo wagiye wambura, ibyo wagiye wiba, wowe nawe ukabishyira kuri social media, by'uko ugarukiye Imana koko. Ni ukuri ndagusabye, kuko buse nibanze bazagana kujya gusenga koko, basajya bavuga na Mama Irene yajyaga mu rusengero akanahanura, yibye umugabo w'abandi. Yakuruye umugabo w'abandi aragitereta, bakinjije mu nzu pa. Mva bakuguriye amazu bikanga, waguze inzu si uri mu nzu, si uri urakurongora. None bimeze bite? Shaka ikibazo ni ugutangira neza ugasoza nawe ubuzima pe. Uzi gutangira neza ubuzima ukabusoza nabi, birutwa no gutangira nabi ukabusoza neza. Ndakugira inama rero yo kugarukira Imana. Mama Irene naragukundaga kandi n'ubu ndagukunda, ariko ngewe inama nkugiriye nuyikurikiza uzaba umunyu w'isi. Inama nkugiriye nuyikurikiza uzaba umunyu w'isi. Ariko nukomeza kujya wiba abagabo b'abandi uzasoza nabi. Naho cyaje ari necyo ngo kirashaka gutuma Robert yangara. Iyo ntago uzabibona Janine we, nta na gato uzabibona. Intambara Robert yarwanye urazizi, amafunzo yakoze urayazi, cyangwa uvuga gusa nk'ikintu cyabaye kiboye kiri aho ngaho kidafite gahunda? House girl, nk'umuntu udatekereza. Yewe mbona uvuga nk'umuntu udatekereza. Just housemaid, just ntutekereza, nta bwenge ufite, nta no gutekereza ngo uvuge uti reka nshyiremo ka logique. Si uyu muntu yabaye ki mu Rwanda, yakoze igihe kingana iki gisirikare? Uri useless gusa, nta kindi nakubwira. Icyo nguhaye kimwe cyonyine, nguhaye gasopo. Nakubwiye ngo ndaje nkwanike. Nkwanikane nako kagabo kawe ka Godfather, ndaje nkwanike
ku buryo uzajya ugenda ufite ubwoba ureba impande n'impande. Nari nangiza kukwitaho ngo mfate amakuru yawe, ndaje nyashakishe yose ahava akagera, yose ahava akagera nkwanike. Bayi, reka nsoze birandenze, kansoze ubutaha.